hari ikiganiro nakurikiye kwa Chita, ikiganiro yakoranye na Sani niwe muntu wakoze ikiganiro yemeza yuko yabyaye ariko atigeze ahura n'umugabo, ngo yagiye muri piscine aratwita ngo birangira abyaye umwana adahuye n'umugabo. Ibyo bintu nabishidikanyagaho kandi namwe ndakeka ko mubishidikanya, ariko naje kubyemera. Yakoze ikiganiro none ari kumwe n'uwo mwana yabyaye, ngira amatsiko yo kumva kujya kureba uwo mwana wabyaye avuye muri piscine. Mu by'ukuri numvise ibitekerezo umwana ari gutanga, ikintu cyanyemeje ko yavuye muri piscine, numvise umutwe urimo amazi. Noneho mu minsi yashize nabonye umwana posting, mbona ayafashe utuvideo nawe yagiye muri piscine. Ndibaza uyu mwana mama we ntago yamubwiye ko ari we yamubyariye. Ndavuga uwo mwana nawe aramutse atwite, agatwita inda nayo ivuye muri piscine, urumva yabasambanye na se.